Oh yes, bimeze gute bakunzi bakanyarwanda TV, twongeye kubasuhuza mwese dukomeza kubana umunsi ku wundi. Wowe uri mu Rwanda cyangwa se wowe uri muri East Africa, ndavuga ubwo Uganda, Kenya, Tanzania, Uburundi, muri Congo, Kinshasa ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, muri Zambia, Mozambique, wowe udukurikiye ubasha kukumva ururimi rw'ikinyarwanda turi kuvuga, turabasuhuje cyane by'umwihariko. Ndetse nawe uri hanze yo ku mugabane wa Afurika, muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Aziya ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye muri rusange. Turagushimiye cyane kandi nawe wamaze gukora subscribe. Niba utarayikora, kora subscribe ubundi ujye ubona amakuru yacu uko tugenda tubibagezaho umunsi ku wundi. Kuri ubu ngubu rero tugiye kugaruka ku ikipe y'igihugu Amavubi ikomeje kwitegura igihugu cya Seychelles. Uyu munsi nibwo yakoraga imyitozo yayo ya nyuma kuri stade regional ya Kigali. Ngira ngo byinshi murimo kugenda mubibona ko twagiye tubibereka bakora imyitozo ya nyuma. Igihugu rero uyu niwo wari umunsi wayo wa nyuma iri hano mu Rwanda muri rusange, aho nta gihindutse igomba kwerekeza muri Seychelles isaa 8 z'ijoro, ubundi igiye gukina umukino wa mbere ubanza w'ijonjora rya mbere ry'igikombe cy'isi kigomba kuzabera muri Qatar. Ngira ngo mwese murabizi, muri 2022 muri rusange. Uyu munsi rero umutoza Mashami hamwe n'abakinnyi bose yahamagaye, bose bari buzuye, ariko abakinnyi batabashije kuboneka bahamagawe ni Jacques Tuyisenge ndetse na Nisariki Salomo Nisariki. Impamvu atagaragaye mu myitozo ya nyuma y'Amavubi ndetse n'impamvu atitabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu. Uyu musore wakinaga mu gihugu cy'Ububiligi mu ikipe ya FC Tubize yamaze gutandukana nayo ku munsi w'ejo, nibwo yasinyiraga ejo hashize, nibwo yasinyiraga ikipe yitwa Pionik yo muri Armenia, ikipe nshyashya. Rero umusore uwo musore ku bw'izo mpamvu zo guhindura ikipe uri mu byatumye atitabira gahunda z'ikipe y'igihugu nk'uko bari bamwitabaje muri rusange, kugira ngo abashe kugumya kumenyerana n'iyo kipe yerekejemo muri rusange. Undi musore ni Jacques Tuyisenge nawe impamvu we yatabonetse nta yindi, nawe ari mu ikipe nshyashya ya Petro Atletico yo muri Angola. Nawe kubera kugumya kumenyerana n'abandi bakinnyi muri rusange ndetse yitegurana n'iyo kipe, byatumye atahita aza yitabira imyitozo y'ikipe y'igihugu. Gusa we araza guhura n'abandi mu gihugu cya Seychelles ubwo baza kuba berekejeyo muri rusange. Reka rero tudatinze tubagezeho urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 20 ikipe y'igihugu y'u Rwanda igomba gutwara mu gihugu cya Seychelles muri rusange. Abanyezamu ni babandi batatu nk'ibisanzwe nk'abo Mashami yari yahamagaye, harimo Rwabugiri Omar, harimo Kimenyi Yves ndetse na Ndayishimiye Eric Bakame nk'ibisanzwe. Abo nibo abanyezamu batatu bagomba gutwara. Naho bamyugariro bayobowe na Rwatubyaye Abdul, Bayisenge Emery, hari Manzi Thierry na Fitina Ombarenga, Imanishimwe Emmanuel ndetse na Eric Rutanga. Muri rusange abo nibo defenseri bagomba guhagurukana n'ikipe y'igihugu Amavubi. Abakina hagati harimo Muhire Keve, harimo Mukunzi Yannick, harimo Niyonzima Olivier Sef, harimo Bizimana Djihad, harimo Niyonzima Haruna ndetse na Iranzi Jean Claude. Barutayizamu ni Kagere Medi, Tuyisenge Jacques, Sibomana Papi, Muhajiri Hakizimana ndetse na Sugira Ernest. Ku bakinnyi muri rusange umutoza Mashami yashyize, harimo Butera Andrew w'ikipe ya APR FC, harimo Manishimwe Djabel utunguwe n'abantu benshi w'ikipe ya APR FC, harimo Mico Juste w'ikipe ya Police FC, harimo na Iradukunda Eric Radu ukina kuri kabiri w'ikipe ya Rayon Sport muri rusange, ndetse biyongeraho na Salomon Sarik. Twe twababwiye impamvu atitabiriye imyitozo y'igihugu cyangwa impamvu ataje muri iyo myitozo muri rusange. Gusa rero ikipe y'igihugu Amavubi umuyiteganyijwe ko umukino wayo wa mbere ugomba kuba ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. Niwo mukino nibwo izakina umukino ubanza, ubundi bakahita bagaruka direct hano mu Rwanda, kuko nyuma y'iminsi 5 gusa ku itariki 10 bazahita bakina umukino wo kwishyura. Ndetse n'aba basore bose uko ari 20 wongeyeho n'abo bose basezerewe bazahita bagaruka mu myitozo, ubundi bakomeze kwitegura
umukino wo kwishyura muri rusange. Ngayo rero ibiri kuvuga mu ikipe y'igihugu Amavubi yakoze imyitozo yayo ya nyuma, tubararike no gukurikirana ibyo Niyonzima Haruna kapiteni w'ikipe y'igihugu ndetse na Rwatubyaye Abdul badutangarije muri rusange ubwo baganiraga n'abanyamakuru, ubutumwa bahaye abanyarwanda bose muri rusange. Wowe utarakora subscribe ubundi ujye ubona amakuru agezweho kandi yihuse. Kanyarwanda TV nakagaruka naho hasta la vista.